nzakubaze ngo wize amashuri angahe? Twaraya. Okay, nize amashuri atandatu yisumbuye. Umuntu ni ikiremwa kizi ko kizi ubwenge kurusha undi muntu kandi nawe ni umuntu. Yes. Isese abantu hari abantu bazi nta muntu kurusha ubwenge. Arabundusha. Ariko ni kabizi. Umuntu ubundi ni benshi. Umusobanukirwa iyo igihe cye cyageze cyo kumusobanukirwa. Umuntu se hari ikindi kintu cyo kumusobanukirwaho? Ahubwo se umuntu arasobanutse se ahubwo. Reka nguhe urugero none aha byihuse. God ndagukunda. Umuntu ni munini ni mugari kandi abakubwira ngo ni iminota 3 ni ukuvoma. Abantu bagari nawe urimo. Muri abo bantu bagari Ndimo nyine. None se ubu uri kwiririmbira umuntu akagutera icupa ry'amazi. Ajya bakwishimye agashuka ari. Bari ntize nkukubita ndakwishimiye. Ibyo tubyihore. Nasi iyo ubonye comment z'abantu kumva umuntu arakuvuye ntago nshobora gusoma comment kuko kerekaza bambwiye ngo haje comment zanditswe n'inyoni zanditswe erega bari abantu bandika comment mbi nabo tuba turi kumwe nabo kandi turabazi. Bamwe na bamwe turabazi nabo baranzi niyo mpamvu nabakuyeho amaso nkavuga ati sinzasoma comment. Ese ushobora kuri kumwe n'umuntu akaca ku ruhande akandikira comment. Ngiye kugukubita example. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nasoma izanditswe wenda n'akanyoni haje ikoranabuhanga n'ihene ahubwo se zo barazoroheye. Ihene se bazitwaye iki? Ese ntago uzirya. Ariko ejo wibuke ko bazaza guteza cyamunara. Warya mugasinzira. Warya mugasinzira. Okay, ndumva wowe ufite umutima ukomeye. Wowe ku giti cyawe ngo umuntu yakaramye igihe kingana gute? Umuntu ntamva simbizi ariko buriya atavutse byaba ari sawa. Welcome back kuri channel yacu cyangwa se channel yanyu twese muri rusange. Ama G the Black narababwiye nti channel ngomba kuzajya ngera iki kuba nyiriho original murabizi. Babwira ngo mugende munakore subscribe kuri Ama G the Black official mureba filime yitwa Ngunda series yagarutse abayikunze kandi nshimira n'abantu bari kutwereka ko bari kuyikurikirana cyane bakanishima. Nago nareka kuvuga ko ibyo twakoze iyo muduhaye support biba ari ibintu byiza n'abakomeje gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho hano. Yes, uyu munsi rero God murakoze cyane bundi hano ni mu rugo. Habaye mu rugo ngira ngo si inshuro ya kangahe njera ya kenshi kandi nzanagaruka fa kuba dufite ibintu bizima tuganiriza abantu ibintu bizima nyine. Ukivuga ku bintu bizima hari twari kumwe nimugoroba. Umuntu mwari kumwe nimugoroba? Yego. Akunda ibiganiro byawe akunda no kudukurikira cyane ndaramusuhuje. Nanjye ndamushuje nubwo utaramumbwira ndamushuje. Bugoreka tumwite wa mu type warimye nasinzi yaniki kuwaza nindi wo muri Kenya. Ubwo nameless ubwo nta zina afite kuko ntago urarimbwe. Ubwo ndamushuje. Umuntu yarambwiye ngo nzakubaze ngo nyine akurikije ibitekerezo ufite. Yarambwiye ngo nzakubaze ngo wize amashuri angahe? Twaraya. Okay, nize amashuri atandatu yisumbuye. Ubwo ndavuga secondaire. Yes. Nize maternelle niga neza, niga primaire niga neza, niga na secondaire. Ntago nayize neza yo sinakubeshya kuko ngiye mvugisha ukuri. Buri abantu benshi ninga bya bindi ujya wumva ngo ababyeyi bose babaga bambere ukagira ngo ishuri ryose ryabagamo umubyeyi. Impamvu ntayize neza nuko nari majije gukura nshaka noneho kureba situation y'ubuzima muri rusange twese. Ubwo urumva ko hari ibyagiye binjyana ku ruhande kumenya nyine gushakisha ibintu runaka. Yes, ubwo rero secondaire
ntago nayize neza, tronc commun nayize neza, ariko superieur nayize mu buryo budashimishije par rapport y'amashuri nize mbere. Amacyo ugira ubwoba n'ubu ndabufite. Mu buzima mu bigendanye n'iki tuvuge, hari igihe ugira ubwoba yo kuvuga ngo gufata wenda gufata ubwoba buri mu byiciro byinshi. Uri kumbaza ubwoba bwo kubigendanye n'iki? Icya mbere ntinya risike, njyewe gufata risike. Rero iyo nafashe risike nshyiramo imbaraga ku buryo iyo risike nyine iva mu nzira. Ubwo hari n'ibindi, tugiye mu biryo hari ibyo ntinya ntashobora no kwasamira, tugiye mu nyamaswa hari ibyo navuga ngo n'imbiri nawe simpagera. Nyine umuntu aba afite ubwoba bw'ibintu byinshi, ariko nabanje gutinya umuntu, niwe wa mbere, ibindi byose ni ibikurikiye. Wabanje gutinya umuntu uzi gusa umuntu ntabwo umuzi, umuntu arakwihinduka, ubu wabona unyihindutse nyine. Umuntu ni ikiremwa kizi ko kizi ubwenge kurusha undi muntu, kandi nawe ni umuntu. Yes, arabundusha ariko niko abizi. Nyine hari umuntu ubundusha, kuko urebye nko muri classe aho twigaga wasangaga umuntu ubu wa mbere, ubu ngubu wenda ni nk'umuntu ukora utundi tuzi tugiye dutandukanye, ukabona nanjye wenda wabaga uwa nyuma, nanjye mfite utundi tuzi, ariko umuntu niyo bavuze ngo ni mugari. Yes, nimugoroba nagize umugisha wo kuganira cyane, wo kumarana umwanya munini cyane n'uwo muntu. None wanyeretse ariko muri phone niyo wundi ndakuvumbuye. Urumva uwo muntu nkurikije ukuntu understanding ibintu, yarayambwiye ngo kubana n'umuntu biragoye cyane. Umuntu uremeranya nawe? Yego, biragoye cyane biragoye kubana n'abantu, ahubwo kubana n'abantu biragoye kuko umuntu ni benshi. Ubana nubwo umuntu ari bavuga ko ari umwe, ariko umuntu ubundi ni benshi. Umusobanukirwa iyo igihe cye cyageze cyo kumusobanukirwa. Umuntu se hari ikindi kintu cyo kumusobanukirwaho? Ahubwo se umuntu arasobanutse se ahubwo? Ntacyo ntago umuntu nyine wapfa kumenya ibyo ari byo, kuko none ikibazo cyabyo ni uko uba uri gushaka kumenya umuntu kandi nawe urundi. None se ubwo kereka ari nk'ihene ishaka kumenya umuntu. Hari ibintu bigoye yego kudekuvura iki kintu kiri muri uyu muntu ni igiki, kuki yaje kundeba, icyo nyifuzaho ni igiki, icyo nge mwifuzaho ni igiki, cyangwa se muryarye kugira ngo iki kujya kureba umuntu ni ibintu bisanzwe. Nk'ibi se wabikoze? Sinaje kureba. Ariko waje sinarinzi kuja muri interview. None iyi interview none urumva ko mayi isomo ryo kumenya ngo igamije iki, irafasha iki sosiyete nyarwanda, urugero. Ariko njya mbona comment z'abantu bavuga ko ibintu tuvuga cyangwa tubigisha cyangwa tubaganiriza hari ababifata, hari abo bifasha. Nkanjye hari umuntu se muvugera ntashobora gucikwa speech ye, kandi iyo nyigize nkamera nk'uyiturayinga ibyo bintu yavuze 70% hari igihe byemera. Ese amajini umuntu aramutse kubwiye ko gukunda sibyo? Nibaza rukundo test nira ni ikintu cyakwereka ko umuntu agukunda.
niba wenda ni abantu babiri reka nkubwize ukuri tujye tuvugisha ukuri ko nkunda mu buhe buryo hari abankunda mu buzima oya nyine nk'urugero na wenda ukuvuga ngo nk'urugero nk'umukobwa araje arambwira ngo arankunda cyangwa se ndamubwira ngo ndamukunda nawe arambwira ati ndagukunda nayibona reka nkunda nabyemezwa n'iki byaterwa n'impamvu akubwiye ko agukunda agukundira iki nyine hari umuntu uza agakunda amaso yawe hari uza agakunda amagambo yawe hari uza agakunda ukuntu ngo uri bogari maze n'abapadiri barababwira ngo barabakunda abapadiri barabakunda rero niba umuntu abyukira mu misa yawe ya buri munsi akaba yicaye imbere akakubwira ati padiri buriya ndagukunda sinzi urukundo ushaka kuvuga urwo ari rwo urukundo sinzi wenda ukuntu urukundo ngo narugira narushyira mu okay reka nguhe urugero nonaha byihuse gadi ndagukunda ubwo urumva none ikintu abantu bahita batekereza hari ubutekereza ati amani se nawe burya rero urukundo ni rwinshi nose uko nkunda Messi njyewe nkunda Messi niyo yajya gukina muri kizi muri aya gasogi ikipe iyo ari yo yose ariko njyewe ntabwo nkunda ikipe ahanini nkunda Messi akinnye so rero urukundo ubuse wowe ukunda iki ndagufasha ukunda iki ikintu nkunda ukunda kamera ubwo nta n'umukunzi wundi ugira wenda mu bigendanye n'urukundo rw'umukobwa n'umuhungu ntabwo araboneka ubu ngubu ubusheri wawe ni kamera ubusheri wawe ni kamera ndayikunda sinzi iyo nimba inkunda iyo ni uko yimereye ni nk'uko nanjye nkunda mikorofone kuko niyo si uko umuntu yitwaza mu buryo bwo kuvuga ibintu cyangwa se kuba umuntu yaba rero ikintu cyitwa urukundo miningi yacyo yarancanze ubuzima bw'ubu bari baje kubona miningi yabo ntabwo izo miningi ntabwo ndazibona miningi y'umuntu umuntu ntabwo byishoboka point d'interrogation ni ikibazo hari umuntu waririmbye ngo muzi ko ntabazi mu kanya twahuriye hano ndabaza se ubazi nose ubuhemu ntabwo ubwumva abantu twirirwa mu manza abantu twirirwa mu bintu bitameze neza abantu twirirwa ushobora kuza ukantira injerekani yo kujya kuvoma ntuyigarure kandi wari warayitiye no kwa runaka umva none se njye akaba yumva ndi buvome muke uri buze kwitirira wowe nyine nimba nzi ko bambwiye ngo nyamara gadi natiriye njerekani cyangwa umuntu akaza kuvuga ngo amani nizi njerekani wayimutiza ejo ako kanya kihava ukabona undi araje ati nta gadi umboneye hano kuko niri njerekani hari iyo umubonanye ati wapeti ahubwo nanjye yintiye uhane uhita umenyera umuntu ushaka injerekani ebyiri ushaka kugenda ujyanye ebyiri none se najya no kwa nonsi yatatse kabishatu afite amaboko atatu rero aho niho uvuga ngo ndabazi ubwo uwagaruka kuyintira bwa kabiri biragoye kugira ngo nyimutize umuntu utagutiruriye ubwo nta mpamvu ishobora kuba ihari aho ngaho kereka numvisha yagize impanuka yaguye muri izo dumbezi yagiye kuvomamo cyangwa se simbizi ariko umuntu ni munini ni mugari kandi abakubwira ngo ni iminota 3 ni ukuvoma abantu bagari nawe urimo muri abo bantu bagari ndimo nyine ndimo nubyumvisha wese arimo siko kunusubwa Imana yaberemye nyinde hari ibintu mutajya mu mwumva umuntu arahinduka twebwe twagowe no kumenya umuntu mwiza n'umuntu mubi twigiza abantu biga umuntu buretse se abaho umuntu mubi
ugira nabi. Umuntu mubi ntabwo ari ukuvuga physically fit. Nose nta biryo bibishyuza. Ibiryo bibishye ntibibaho. N'ibiryo. Umuntu nyine nose umuntu wahemukiye abantu, wenda urugero tuvuge uje kunkoresha ikiganiro, iyo kamera ndayimena, ugenda umfata nk'umuntu mwiza? Nta kiganiro ujyanye na kamera ndayimennye. Iyo wankora ibintu bitari byiza. Ubwo ni umuntu ukora ibintu bitari byiza abaho. Icyo cyo nacyumva, ariko abantu njyewe sinzi, wenda ntabwo ndahura nabo. Ariko njyewe mbona umuntu uvuga ngo kubana n'abantu biragoye. Biragoye cyane. Ko tubana. Tubana ariko nkureba naho ndeba. Tuba turi kumwe. Rero ikintu cy'abantu cyo sinzanagitindaho kuva kera. No muri Bibiliya uzabisome, ntabwo ari ibintu bije ubu, uzakomeza nyine ugendere ku bihari tugendana. Ariko ntabwo wambwira ngo Goliyati ninde? Uwo bita Goliyati ninde muri Bibiliya wakoze akantu k'agakoryo? Dawidi ngiremo. Yewe kubisibuye Goliyati. Bapfa iki? Sinzi icyo bapfa. None si ubwo kuba Gadi na Mani bagirana ikibazo, urumva ari ibintu bya da. Ntabwo bizahinduka, uretse twebwe nitwe tugomba kubihindura. Biravunanye nyine. Kuba utagira n'abana ikibazo biravunanye. Biravunanye cyane. Biradusaba rero nose tuzajya mu igi tumere nk'umuhondo w'igi, nyine ujyayo none se ubu kuba uri kwiririmbira umuntu akagutera icupa ry'amazi. Ajya bakwishimye agashutuka bari ntize nkukubite ndakwishimiye. Ibyo tubyihoreye. Nose iyo ubonye comment z'abantu kumva umuntu arakuvuye, ntabwo nshobora gusoma comment kuko kereka bambwiye ngo haje comment zanditswe n'inyoni, zanditswe kuko egari kugusubiza. Njyewe nahita ngusubiza. Comment kare zibaza twaba twazigeneye abafana n'abandi kuki utazisoma. Babimenye ko rero ntazisoma, baba bari guta inyuma ya Huye. Yes. Ntabwo usoma comment? Ntabwo nsoma comment. Gusa uzabibwa n'iki ko ngo ndari nziza utazisoma? Ubwo si nziza ubwo nyine. Noze nibo bayikiniye cyane nibo bazi kwikina. Ntabwo umuntu ashobora kuko iyo uzi ko ushobora gusoma message wowe ikakwicira ibitekerezo byawe muri wowe. Message ya telefone, uretse n'ibyo ngibyo, ikintu cyose gishobora kuba comment, harimo ibibi harimo n'ibyiza. Njyewe rero iyo nakoze ibintu nkumva ko ari byiza, ndabyihorera nkavuga ati ubu ni byiza. Ubifata nk'ibibi ajye kureba ibyiza, kuko njye ndi gukora ibyanjye. Nzagendana n'abo tugendana. Uwo tutagenda cyane ko ntanazisiba. Erega bari abantu bandika comment mbi nabo tuba turi kumwe nabo kandi turabazi. Bamwe na bamwe turabazi, nabo baranzi, niyo mpamvu nabakuyeho amaso nkavuga ati sinzasoma comment. Ese ushobora kuri kumwe n'umuntu akaca ku ruhande kwandikira comment? Ngiye kugukubita example. Iki si ikiganiro. Uzagishyiraho ryari? Ejo. Hazaba ari tariki? Reka turebe. Uyu munsi turi le 29. Ejo ni le 30. Sibyo? Uraza kureba ndakwandikira comment. Nitwa undi muntu kandi ubone ko iyo comment ndakwandikira akadomo. Bibaho se ko umuntu ashobora ariko sudi niko ndi kukubwira ibyo bintu, ndakwandikira akadomo ejo. Atari ni ngewe ariko ndakoresha ariko sugi ibyo bintu nabyuzi. Mwirirwa mudutuka, turababona, turaceceka, umuntu akore account akiyita ngo Manuel yitwa Fabien akagutuka agira ngo agusembure. Ntago njya mbisoma. Abagamije iki se ubwo? None se si umuntu nyine. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nasoma izanditswe wenda n'akanyoni, haje ikoranabuhanga n'ihene, ahubwo se zo barazoroheye. Ihene se? Ihene se bazitwaye iki? Ese ntago uzirya?
genda ubaze ku gahembe ziraribwa. ihene ibiryo se buri Imana yadushyiriyeho. Nyine nanjye najya muri komenti numvishe ko ibiryo byanditse se oya mbere yo kuyibaga wenda isize kumi ati wenda ndi kurisha kwa runaka nakunze ibintu wavuze kandi nta nubwo yumva ibyo mvuga. Abantu tworoherane tube abantu. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda hari ikintu cyitwa ubumuntu. Sibyo? Ese mama wakubaza ikibazo ibintu byose ukora. Ibyo ukora byose. Ubikorera iki? Mbikorera njye n'igihe cyanjye niko ngomba kubikora. Icyo kibazo kirakomeye kirimo tuvuge nimba kumbaza ngo ibyo nkora ndoga kuko numva nshaka koga kurya njya kubera ko mfite inzara kugenda mba mfite aho ngi n'uzubwo icyo kibazo wagisubiza mu ijambo rimwe. Ibyo nkora byose mbikorera iki? Mbikorera igihe cyabyo nyine. Hanyuma se ibyo wizera byo kuri icyo byizera none se niyo myizerere yanjye. Kubera iki se ariye nuse nariremye nuko Imana mutubwira ariko yandemye. Uze nkubaje wowe gukora umwirabura wansobanurira ngo iki? Bakoteze hano kuri Kigali News cyane bakugurira amavuta kugira inzobe. Impamvu uri umwirabura n'ukuri umeze. Impamvu uri umuzungu n'ukubera ari umuzungu. Impamvu ukunda igitoki undi agakunda ibirayi buri wese afite uburyo bwe. Ubu se ko nakunda ibintu by'imikino. Ukunda imikino? Ibi bya siporo. Nakora siporo y'umubiri wanjye ariko ntago wambona ngiye gushungera. Simvuze gushungera. Kujya gufana ibintu nyine kubisa ntabwo wajya muri gym nk'umuntu buri mugoroba cyangwa se buri gihe nako hari umukene wari wabona ajya muri gym cyangwa umukene urwaye diabete wari wano umukene wenda tuvuge 90% wambaye amarinete urwaye amaso wambaye amarinete y'amaso nuko zihenze se nuko atayarwaye nyine. None se umuntu arava ku isuka buretse umuntu arava ku isuka ajya muri gym. Umukarani arava ku mufuka wa sima ajya kwikorera ibyuma bamuhaye desi. Si ibiro baterura none se nyine yateruye imifuka 50 ya sima ajye no muri gym arayarwara yego ni nyine fata icyo bita pourcentage. Wari wapfa kubona urana twebwe impamvu n'umuntu wenda ntago kwanza d'abord umukene ni iki? Iyo definition niyo nshaka duheraho. Umukene ni iki sanga? Umukene ni umuntu wifuza ibintu utiyakira urumva akabishaka mu bundi buryo bunyuze mu nzira zimwe cyangwa izindi. Sibyo? Nimba umumama yifitiye agatadowa ke akaba yifitiye isuka ye n'umurima afite imbuto zo guhinga agahunika akaba yarya abanye neza n'umuryango we urambwira ko ari umukene? Ubu ntago ari umukene ariko niko twebwe tubitekereza. Twe dutekereza ko uwo ari umukene ariko uri kugenda mu kimodoka cya hatari ari kwihuta kugira ngo wenda tuvuge agiye gukora ibintu nashatse kugarukaho cyane. Tuvuge wenda agiye gucyura umwana ku ishuri akaba yanakora na accident cyangwa n'ibiki bakanamufotora muri kamera kubera kurenga ku mategeko y'umuhanda ari ukubunguwo urumva n'uwo wundi waba uwe ubwo umukene n'uwe biro umukene wicaye mu modoka gusa bakiri umukene. Ubwo rero ubukire ni imodoka nicyo ushatse kuvuga? Ntabwo ari cyo ushatse kuvuga ariko buri kose umuntu agira ku modoka ari dore ikintu cya mbere bukire buba mu muntu.
nese ko tujye tuvuga ngo kwa kanaka ntabakire yarakize Nose si muri abana. tubabeshyira se None se mumubeshyiranye. Ndaza nkure ku nzu yawe umpe 2 nitahire. Nsuhuza umugore wanje n'abana banje turye wenda imyumbati n'ibishyimbo ariko wowe umaye 2 usigaye urwana n'iki? N'amashanyarazi n'iki n'umubosi uri umubosi uraye mu modoka nge ndayakava wowe na uzi ko umuntu bamwirukana ku kazi nawe kubwe wowe akajya byuka agenda nta hantu agiye babyita gutorongera. Wababizi barabizi ariko icyambere ubukire ni mu mutima kumva nta kintu wishinja kumva uratuje ariko kwicara uvuga ngo ejo ngaho reka nkubaza ufite etaje ya miliyoni 10 sibyo wafashe umwenda w'ibi bigo bigenda bitanga inguzanyo sibyo ariko urabizi ko ejo wenda ufite n'abana 8 ariko ejo wibuke ko bazaza guteza cyamunara waryama ugasinzira. waryama ugasinzira. Okay, ndumva wowe ufite umutima ukomeye. Dukomeze. Impamvu waryama ugasinzira nuko n'ubundi kudasinzira ahubwo byatuma batayiteza cyane. Nyine ibyo biri automatique. Kudasinzira biri automatique no guhondobera biri automatique. Urumva? Ntuzanzanire izo renga abantu badukurikiye bakuru muri kubyumva. Umwana we azaryama asinzire n'umufasha wawe aryama asinzire cyangwa n'umugabo waryama asinzire wowe urare wicaye uvuga uti sasa ubugahunda ndabajyana he. Mubaza ikibazo cy'amatsiko. Nta kibazo na kimwe wigeze umbaza kitari cy'amatsiko. Wowe mbaza ikibazo ndagusubiza uko mbyumva ariko ikindi cy'amatsiko. Ku giti cyawe umva umuntu yakaranga imyaka ingahe? Maze nta n'igiti ngira ku giti cyanjye cy'umuvumu no mu bitekerezo byanjye ntekereza ko kuvuka iyo umuntu yavutse ari ukuvuka manu ukavukira mu nafite ntabwo ubyumva ngo gusaza imburagihe bibaza iyo ari umwana urebe kubona nyine kubera imirimo wenda y'amaboko yakuze akora ukabona nyine byaje kumugiraho ingaruka ukabona yameze nk'uwo nyine cyangwa ukabona umwana afite ibintu by'imiruho ibyo avuga byose ukumva ni nta maganya gusa ibintu nk'ibyo ngibyo rero wowe ku giti cyawe ngo umuntu yakaramye igihe kingana gute? umuntu nta umva simbizi ariko buriya atavutse byaba ari sawa. Umuntu atavutse aho kuza kwikorera ibibazo by'isi kugirana ibibazo n'abo bantu nyine twe byararangiye ubu nta umva ni mpaka tuvuyemo umwuka urumva ngo ikiza ntiyavuka yarateganyirijwe cyaba cyiza kurushaho. Yarateganyirijwe ariko kumwe ngo so ngo ari gukata icyondo hariya ngo nzanira ngo yonjere kandi y'amazi ufite imyaka 4 nawe ukakurira muri ubwo buzima bwo kujyana amazi byaruta navuke. ariko ibyo ngibyo abenshi nibyo bakomeza bakahinduka abagabo kubera ubwo buzima yavukiyemo ngo ati already ni umugabo atunze se ntabwo atunze se afatanyije na se kwitunga none se natamushyira amazi arakata icyondo gute kivumbi se ntago bikunda. Hari ubuzima umuntu akuriramo ku buryo bimugira umuntu mukuru kandi agasaza imburagihe. Nta bana uzi ujya ubona bahetse abandi bana mu bindi bihugu bya kure cyane cyangwa no mu Rwanda mbere byari bihari usanga umwana agiye mu nzira ahetse undi mwana ntiwanga abana barahekanye
kumukuramo akawushyiramo undi. Urumva rero ikintu cyo kuvuga ngo igihe cy'uburambe umuntu yakamaze ku isi nta nubwo umuntu yagikontorora. Icya kabiri ahubwo wowe washakaga ko ngwaho, hari igihe amahirwe aza rimwe mu buzima. Wa mwana wari uhetse uwundi kubera wenda kwiga cyangwa se nyine umuntu agira igihe cye, yes, ukabona abaye umuntu wadanje, ahubwo agaharanira gusubira gukura abandi bana kubera ko yumvisha uburibwe buri mu bana bakora ibyo bintu, agasubira ahubwo kubafasha. Yabona umwana uhetse undi akibuka ukuntu nawe byari bimumereye, akaba hari ikintu yamufasha. Ariko kumwe ngo imyaka umuntu azamara, ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Ushobora kuba urwondo rugisukuma. Ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Uwo ni umugani nyarwanda. Ushobora kuba uri umuntu wumva ko urenze byatari, ariko wa muntu wafataga nk'aho ari cheap, wowe ukaza sinzi uko nabikubwira, ukaza wowe wumva kuri ibuye, sibyo? Ariko hari n'urwondo. Wumva ukomeye cyane. Nabikozeho iperereza cyangwa se ibitekerezo byaryo, nsanga nubwo buriya abantu bagiye kubaka inzu ntabwo babanza gukata icyondo, babanza kumena ibuye. Uzi icyondo kizira kandi kiba kiri aho, kandi ibuye rikomeye kukirusha. Ariko ibuye rikameneka mbere. Cyo kigacuma iminsi bakabona gutera ibishahuro. So rero ni uwo mugani niko nabitekerejeho, ndavuga ni wabona ari uko bimeze. Imagine. Hari igi n'inkoko nicyo kibyara ikindi. Igi n'inkoko birabyarana. Ariko inkoko itera igi. Igi rero rikazavamo inkoko. Urabyishe. Isake ni inkoko. Sibyo? Ni inkoko kazi, ni inkoko. Ahubwo iyo mbaza ngo ari isake n'inkoko niki kibyara ikindi. Kuko nkubwiye ukuntu inkoko y'isake sinzi uko nabivuga, ituma igira itabirihure. Ni inkoko iba yabyaye isake. Nako swat ishobora no kubyara inkoko kazi cyangwa isake ikayituraga. Ahubwo inkoko icyo kibazo kiracangamikishije. Igi ariko se bura mbere bitangira habanje buretse gato, bitangira habanje inkoko ebyiri kugira ngo byagure umuryango, babe inkoko nyinshi nyine. Kuko ntabwo ushobora kumenya ngo habanje ngo inkoko iryo nako habanje igi ryarariwe n'iki, ryatewe n'iki, cyangwa ryavuye tuvuga ko ryaje. None se havuyemo ni igi ryajemo inkoko ebyiri, isake n'inkoko kazi. Byanze bikunze inkoko niyo niyo warumbajije niyo itera igi hakavamo inkoko. Iryo giteye hakavamo izindi nkoko. Nubwo mwazanye ibintu byanyu, ibintu byo kudatuma inkoko igira umusaruro nyine. Rega buriya inkoko iteye igi, niyo mpamvu nemera inyoni. Inyoni ijya mu giti hejuru hano mutazagera, ntabwo nacyo bashiduka mu giteme. Barangwa habamo inuma. Inuma ko yigereyemo hariya hejuru, ukaba ubuze uko ucyurira, uragite kimanukanye. Ibintu by'isi njyewe nabonye ari amabanga tu. Ibintu by'isi ni amabanga. Ubu nkubajije ngo ari indorerwamo n'umuntu,
iyo yireba mu ndorerwamo, iyo agiye ku ndorerwamo ni igiki kiba kireba ikindi, ntibireba. Imodoka n'umuntu ni iki gitwara ikindi? Icyo cyo ntugitsinda. Umva, uyu munsi ndakwicaza ahantu ni izina ry'Imana, upfa kwemera ko wenda igisubizo nza kuguha imodoka n'umuntu ni iki gitwara ikindi. Umuntu niwe utwara imodoka, ibyo ntabwo wabinyemeza. Nose icitse fe, iyo icitse fe riri nk'ahantu uko hameze, cyangwa ntabwo ari wowe n'imodoka itwaye indi. Imodoka itwaye indi ariko byose break down, harimo umuntu. Imodoka itarimo umuntu yakwicucumukana ikagenda ku buryo yagira hari ikorosi igakatika ikagira, ifite ubwo bushobozi bwo gukata. Nkubwi aho iryo korosi ninde uri kubwiye iyo yakwitwara gutya, uzayifata uyishyira ahantu hameze gutya. Ninjye wayifashe nkayijyana, ntabwo yakijyana. Ushatse wazana kuri break down. Break down ntayitwaye. Niyo ntayitwaye. Ni ukuvuga ngo urashaka kuvuga ko imodoka nta kintu n'iki na kimwe itatse se? Itatse ntayikora. Ubwo rero ugeze mu hoye, hari imodoka zisigaye zihoma, narazibonye, yapfumuka igahita yihoma. Ariko n'ubundi birangira itakijyana ngo igere za Rusizi. Ahubwo ikibazo gihari ni yabigiye, sibyo? Ariko umuntu n'imodoka biratwarana mani. Iyo wicaye mu modoka ubu yitwaye nayo igutwaye. Niyo mpamvu rero nakubwiraga, ubwo narindi kubigarukaho mu bintu bigendanye n'ubuzima. Nimba ufite umuntu, urugero w'umukozi wawe ukora mu rugo, uramuhemba ariko nawe aragukorera cyane, tubyumve kimwe. Wabona narya neza kukurusha mu biryo wanahashye, sibyo? Ubuzima rero icyo nashaka kuvuga ni gatebe gatoki. Uri kumbaza nanjye nkagusubiza, ariko iyo kamera wibuke ko ari iri gutuma duhererekanya amagambo. Warangije kumva icyo nshaka kukubwira? Nta kintu na kimwe kidafite akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo kamera ntisuzuguriye terapi, izaba iguhaye akazi, kuko amaboko yawe azaba agiye gukora ibintu atari akwiye gukora. So rero numvaga ari ibyo ngibyo. Uyu munsi ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, musharinge. Ngunda yarayisohotse bayibonye, ariko noneho igiye gusohoka yo ntakasa mutwe. Episode ya kabiri iriya ya mbere nabonye rwose, iriya ntago yari, ntago nyine nta kintu na kimwe kirimo. Ubundi nayifashe nka trailer. Abantu bakurikirana ibyo ari byo bakayireba bakabona irangiye nta kintu bumvishemo, nibyo byatanje. None urakoze nawe gade, ariko hari akantu ugenda ari uko nanjye nkubajije, si byemewe se? Gade, usengera muri dini? Ntubeshye, abantu musengana na gade agiye kutubwira, kandi ubwo barakuzi. Nubyanga nzagupostinga dore gade n'uyu. Ibyo byo kujya mujya inyuma ya kamera usengera, uri umuyehova, uri umupante, nyine tubwira usengera muri dini, uheruka kujya gusenga ryari? So ubundi gusenga byo urabyemera mbere yuko wamugani ngo bazi icyo kibazo? Uheruka gusenga ryari, usengera muri dini? Nyine ryawe usengera biterwa n'iri hafi. Ngiye madini yose nisanga aho mbona ari meza cyane. Gade, kuri kuzanamo ibintu byo kubeshya. Ntabwo ari ukubeshya. Ubu ugeze ahantu hari abarangi wahita wigiramo ugasenga. Riri hafi abarangi babaho, abayehova babaho, bamenye. Ugeze ku musigiti wahita usara. Ariko mwagiye mureka kubeshya abantu mana, ibyo bintu mbwira nk'ahantu wasanze dini rihari hafi ugahita wisengera ukigenda. Nagiye muri ADPR. Ko ari hamwe se uvuze, kandi bavuze ko ahantu hose wowe nyine. Urumva nyine igihe iyo umwanya wabonetse bitewe n'aho ngeze
usenga iyo wabonye umwanya. Usenga wabonye umwanya. Nuko ari wowe weditinga. Bye bye. Turabakunda cyane.